ndazamutse ndatashe nkumbuye iwacu kwivuko ndahamagara ingenge z'ingeri zose ndatoye ikigero iwacu havutse ingingo none imaze kuba umugogo ndasaba gusenyera umugozi umwe kuko gutera igihugu umugongo bitera umugayo ndavuga kunyagwa ibihogo n'ibigeyo tukicirwa ingimbi tukaba inganzwa ndazamutse ndatashe nkumbuye iwacu kwivuko ndahamagara ingenge z'ingeri zose ndatoye ikigero iwacu havutse ingingo none imaze kuba umugogo ndasaba gusenyera umugozi umwe ko gutera igihugu umugongo bitera umugayo Mulenge reka mwihoreze wiheranwa n'agahinda abawe turahari Mulenge nkunda Mulenge nziza nkundira ngo uhoze nubwo ibikomere watewe n'umubisha bikiri bibisi ugishegeshwa n'abawe batatanye bashirira imahanga ubuhunzi nibwo bubaranga nimuze twicare mu kirambi ni heza. Reka twongere tubahe yamba bakunzi bo mu kirambi mwese turi kumwe n'umukobwa mubone kuri kamera reka tumusobe kugira ngo twibwire hanyuma tuze kuganira bukeya kubijanye n'umuco wacu abanyamulenge. Nitwa Gaju Divine ndi umukobwa wa Semahoro wa Bugoyi wa Gishwaga wa Mutuganye wa Bushongwe abandi umunyakarama mwishwa w'abatwari iwacu hari mu bibogobogo Bubembe ubwo dutuye mu Rwanda. Birumvikana kugira ngo umenye kwibwirana gutyo igisekuruza ca mbere ca kabiri ca gatatu gutyo wabitewe n'iki wabyize ryari? Tubyigishwa n'ababyeyi ko nta kuntu twari kubimenya niyo wagenda witwigisha ukamubaza ise wa sogokuru yitwa nde ari we sogokuruza kugenda babikubwira nk'ugiye naganirije papa arabimbwira hariho n'ibindi nyine bikomeza nubwo ntabashe kubifata byose mu mutwe. Birumvikana uyu munsi none hari abana bavukiye mu miji hando hatandukanye usanga batazi uyu muco wo kwibwirana ku myaka umaze kugira uyu munsi ubona ari ibihe byiza byo kugira umuco wo kwibwirana mu bana bakobwa ndetse n'abanyamulenge muri rusange. Kuri abo ngabo baba batazi wenda umuco wo kwibwirana ubona atari byiza ni byiza cyane ko umuntu yabimenya akamenya ibisekuruza bye kugira ngo amenye uko yibwirana kuko akenshi nibyo biba byihuta bifasha umuntu kugira ngo bakumenye vuba nkuko uhuye n'umusaza ukamubwira ngo ndi umukobwa wa kanaka atazi sogokuru wawe ntaga kumenya. Rero ni byiza cyane ko twamenya ibisekuruza byacu kugira ngo tujye turushaho kwibwirana neza kandi bakatumenya. Gaju wamenyekanye uvuga ibironda byo bijanye n'umuco wacu humuriza ubwoko bw'abanyamulenge bijanye n'ibi bihe bibi abanyamulenge barimwo ibyo kuvuga ibironda bitangiye ryari byatangiye gute? Ibyo kuvuga ibironda byatangiye umwaka ushize ariko ntago aribwo nahise mbishira mu bikorwa byatangiye bikuye kuri musaza wanjye we yari umuntu ukunda nyine kuganira n'abasaza cyane akamenya amagambo akomeye yo mu kinyamulenge nje ntarinzi umva nyine birantangaza cyane noneho akajya yandika ashira ku mbuga nkoranyambaga nko kuri WhatsApp yakwandika amagambo we gusa yashizeho ngewe nayasoma nkayabona karavamo ikindi kintu nkabimubwiraga agaseka umunsi umwe aza kuyashiraho ndagenda nyakuraho ndayafata mbanza nandika ibyanje shira y'indirimbo ndandika ndakomeza nkaza ngenda nongeramo ya magambo yiwe tangirenza kubimwoherereza ndabimwereka abibonye arabikunda nuko mpita ndabisohora bigeze hanze kuko nabonye yavamo ikintu cyo guhumuriza abantu yavamo umusanzu nanjye natanga wo guhumuriza abantu wo guhamagariza amahoro iwacu nuko nyatanze koko mbona ya ntego nari mfite igezweho abantu koko yabahumurije bayakunze gusohora ibironda 2 n'icya gatatu kiri mu majwi ariko kitarasohoka hanze ubu ni 3. Uretse kuvuga ibironda gusa hari indi mpano ufite umaze kwitahuramwe muri wewe? Nta indi mpano nari yumva wenda nkunda kuririmba ariko ntago mbizi.
mu bironda zawe hagenda humvikana mu indirimbo kandi abazumva abumva ari byiza ni gutuvuga ko yatari impano utayiharura nk'impano sinzi wenda muri gihe sindumva ko ari impano ariko ndabikunda aha ni byiza rero badukurikiye mwakomeza gukurikira ibihangano by'umwana w'umukobwa muzukuri bijanye no guhumuriza ubwoko no gutanga message nziza kuko abanyamulenge kuri platform yiwe yitwa YouTube yiwe yitwa Gaju Divine mwarebaho mugakomeza kureba indirimbo zifatanye n'ibironda birumvikana nibwo bujye bikoramo uyu munsi twakeneye kuganira nawe kubijanye n'umuco bukeya w'abanyamulenge ibyo umaze kubona byuganira n'abavyeyi n'igihe gito yobaye iri iwacu umuco w'abanyamulenge wo usobanura gute uko nasobanura umuco w'abanyamulenge ni umuco mwiza cyane ko navuga wenda nka fondation sinzi ko noyivuga mu ntoza yayo umusingi wayo ni Imana bajya gutangira umuco ariko babanje kwiyegamiza ku Mana nicyo mbona ko umuco w'abanyamulenge ari mwiza rero umuco mwiza cyane tubwira ibintu nk'abingaho uzubona umuco w'abanyamulenge utandukaniyeho wenda nandi moko kavuga ati uwo reba uyu muntu ukamubwira ko uri umunyamulenge akidistenga n'abandi atavuze atagize gute icyo mbona aho umuco w'abanyamulenge utandukaniyeho n'indi mico bitewe wenda naho nagiye ngera niyo yaba atavuze abanyamulenge barakundana niyo yakureba gutya nyine niba novuga ngo harimo nk'amaraso akururana ujye umureba ugahita umumenya ugahita wumva nyine uramukunze ikindi bakunda gusenga kuko akenshi nyine twagiye twumva ko n'abasogokuruza bakundaga basengaga niko mbona umuco w'abanyamulenge utandukanye hari indi mico wenda baba bafite iyindi mico yabo wenda navuga guterekera n'ibindi gutya ariko noneho twebwe ni Imana niyo twishingikirijeho sinzi ko ubizi ariko niyenda uzumvaho ibyo wenda uganire n'abakaka n'abandi batandukanye niki baza bakubwira ku bijanye n'umuco wo gutsinda cyane bizakorwaga n'abagore cyangwa se abakobwa ibijyanye n'umuco wo gutsinda bitewe n'ukuntu nabyumvishije umuco wo gutsinda ni nk'umuco w'ikinyabupfura umuco w'ikinyabupfura habe niyo nkuko twe turabana niyo tutakuriyeyo hari gujyo n'umugabo mukuru niyo waba utazi icyo mupfana cyangwa muhuriye n'ahantu kumva ntiwashobora no kumuvuga mu izina kuba ntiwamuhamagara mu izina urumva uwo muco wo gutsinda ni ikinyabupfura ubundi mu buzima busanzwe gutsinda nyine uko nabyumvaga nk'umugore ntiyabasha ntavuga sebukwe mu izina uvuga nyirabukwe mu izina suko wenda hari ikindi kintu kinini kigize ni ikinyabupfura niko numva gutsinda uyu munsi wa none ubona wa muco wo gutsinda ukiriho ina mu mavire ubibona gute umuco wo gutsinda uriho urahari nyine wenda navugira ko mbona kuri ba mama n'abandi bashanga umuco wo gutsinda uracyahari iyo mu muco wo gutsinda wumva ni nk'abandi bantu bagombaga gutsindwa mbese uko biri kose hari nka liste y'abantu bavuga ati sobukwe gutya na gutya umva ari nk'abandi bagombaga gutsindwa uko nkanje nyine ukuntu nabyumva umuco wo gutsinda mbyumva numvaga ari ba sebukwe na ba nyirabukwe ariko ngeyo mbonye gutsinda mbona watsinda umuntu ukuruta wese ko ntiwapfa kumuvuga mu izina kubera ko ari ikinyabupfura ntago kiba kivuge ngo kigenewe runaka gusa wenda kuri twe ku bana umuntu ukuruta ntago aba ari byiza ko wamuvuga mu izina nyokora mushobora kumuvuga mu izina oya wenda nk'umuntu ambarije ngo nyakorome yitwa nde nabimubwira ariko ntago namuhamagara akubajije muri kumwe na nyokorome ntago byanyorohera wabigenza gute wakoresha ubuye buryo n'ubundi ku mufano ugiye muri leta uri kumwe na nyokorome barakubajije ngo uvuge nyokorome uko yitwa cyangwa tuvuge urugero sobukwe wenda yitwa dufata urugero yitwa Gasita par hasard hanyuma umugabo wawe nawe yitwa Gasita urumva kandi urabizi ko bibaho bagusabye kuvuga izina ry'umugabo wawe kandi izina ry'umugabo wawe niryo ryasobukwe bo bigenza gute kuri ubu ngubu wenda kubera ko ntarasha kumenya ukuntu bajya babitsinda hari ukuntu njya numva afata amazina bakayahinduramo ayandi sindabimenya ariko ndumva wenda bibayeho nashatswe wenda n'umugabo ufite izina risa n'iryase ntamenya ukuntu bihindura Gasita ndurivuga nyine mu bayobozi muri leta ugiye ku murenge gushaka icyangombwa
bakubajije ko umugabo wawe yitwa kandi umugabo wawe yitwa Gasita na data bwo yitwa kandi Gasita naso bwo yitwa Gasita sinzi ukuntu nabigenza kuko sindaye naryandika ariko waryandika none se uryandika ute urivuga naryandika bakisomera urakoze cyane ko nakari gaciye bwo hari history tuza twumva ko hari uwo byigeze kubaho aranga neza aratsemba aravuga ati sinza avuga data bukwe baravuga ati ntago so uko ari hano gerageza tubwire ndiyumva aravuga ati ndibibaho sinza avuga data bukwe ariko wenda nibijanye na kera tegereza ko nyine uvuga kuko atabaha kumva wenda abantu baje muri commentaire bakatubwira uko ico wokora n'abakuru wenda batubwira hanyuma twihuse umuco wo gutsinda utubwiyeho bukeya kandi niko bimeze nk'uzukuri igisobanuro cyo gutsinda nukubaha kwereka umuntu kumuha respect utapfa kumuhamagara kimwe no kuhamagara abandi bose ndagira ngo bazi bukeya wenda ushobora kuba barakuganije cyangwa utabizi iyo bavuze mu kirambi wumva iki iyo bavuze mu kirambi no bivuganye nko mbyumva bya numva ari nko muri saro ahantu nyine abantu bahurira bicara ni nka bese mu kirambi ni ahantu abantu bahurira nyine muri saro kuzumva ukumva akamaro k'ikirambi bijanye nyine no kubisobanura bigereranyije n'ibyino mwivire akamaro k'ikirambi ni ngakahe akamaro k'ikirambi urumva niho hantu nyine abantu baba bahurira bakicara urumva ahantu abantu baganirira bakungurana ibitekerezo abantu b'ingeri zose kuko narabajije nsanga ngo ubundi numvaga ko abantu baganira ari ku gatorero ahubwo nsanga ko ku gatorero abagore ntago bajya ku gatorero ariko urumva mu kirambi ho haba harimo umugabo haba harimo umugore bose barahurira bakaganira murabyumva rero abisobanuye neza kandi niko bimeze nk'uzukuri hari abazo bavuga ngo mu muco wakira w'Abanyamulenge ntabwo abagore bahabwaga ijambo ndibahabwaga agaciro ariko iyo tugiye ku mateka y'ikirambi mu kirambi ni abantu bicaraga bakaganira ibintu zose imanza zigakemuka uwo bahugura bakamuhugura uwo bahimbanura bakazimuheza mbese ndihatoraga abana ndihatoraga abagore n'abantu bose mu gihe ku gatorero hajaga gusika abagabo gusa birumvikana ubwo birumvikana nyine wenda bya bindi z'abagabo zo kuganira bakamenya wenda ibindi nyine bijanye n'abagabo baganira bagahiza abana n'abadamu ibyo ngibyo singomwe kuzinjiramo abantu bazabiganiraho hanyuma rero wageze no mu kizungu ubona ubuzima bw'ino mu kizungu wenda nubwo utabayiriya cyane ubona Abanyamulenge ko barageze no mu kizungu niki byabahinduyeho mu buryo bwo gukomeza wa muco icyo navuga Abanyamulenge bageze ino nyine bagiye bagera mu mahanga atandukanye yemba mbona byarahindutse koko nubwo ntabayiriye bitewe n'amakuru twumva barumva byarahindutse ukuntu byahindutse icambere cyo numva ko muri Kongo bitewe n'ukuntu basengaga bakundaga Imana babikoranaga n'umutima wabo wose kuko bakabikora ari iby'ukuri ariko urebye ahangaha kenshi sinzi wenda uko njye mbibona hari igihe usanga wenda babikora bakabikora gusa kugira ngo agaragare ko ari umukristo gutyo gusa nyine gutyo ugasanga ntago bimurimo cyane ugasanga cyane n'urubyiruko ikindi navuga w'umuco wenda bishe wapfuye n'urukundo ubundi ukuntu numva muri Kongo mbere bari bameze barakundanaga wanyura ku muntu nyine ukabona ko ari mwene wanyu niyo yaba ari ngo ari kuri waramutegerezaga pakubanzura bura muntu uri guturukira mu kabande umenye bari bumusuhuze ariko ubu nyine usanga unyuraho habe niyo mwaba wenda katuvuge nko mu kigo ugasanga ukubisemo wenda nk'amezi 3 cyangwa hafi nyine igihembwe cyose utaramenya ko hari n'umwene wanyu mwigana mbese urwo rukundo rwagiye rugabanuka ikindi ni imyitwarire wenda imyitwarire cyane cyane ku bakobwa imyitwarire y'umukobwa wa ruguru ukuntu numva yari ameze siko ahanga ameze pe siko ahameze ngibiki cyane cyane ubona uzahindutse ku bakobwa hari numva ko umukobwa wa ruguru iyo bamusuhuzaga ntiyasubizaga yarekirizaga ariko ubu nyine usanga bagusuhuza ugahita usubira cyangwa wowe ukabona abanza kubasuhuza ikindi
ugasanga cya kinyabupfura cyaragabanutse wenda niba novuga ngo ni nkuko kuvuga ngo umuntu yahawe ijambo ugasanga ntago babikoresheje neza ugasanga icyo kinyabupfura cyaragabanutse nta kwa gutsinda ugasanga bamwe barabavuga mu izina ugasanga nyine ntago nyine bikiri byiza cyane nkuko byahoze. Inama woha abo bantu bataye umuco cyane cyane buruziriko kuko niyo stage urimo ninkiyihe kugira ngo bakomeze bagumane umuco wacu abanyamulenge? Inama nabagira urubyiruko icyambere no gukunda Imana bagasenga kuko ntago wavuga ngo ugiye gukurikiza umuco gusa ngo umuco udasenze kuko basogokuruza babanzaga gusenga umuco ukiyongeraho kuko bakunda Imana bagasenga by'ukuri nuko noneho bagakurikiza umuco bakubaha bagakunda abantu kuko byonyine uretse no kuvuga ngo njye mbona n'umuco w'abanyamulenge baragiye babikora nko muri Bibiliya kuko Imana itegeka gukundana abanyamulenge barakundanaga rero mba numva bakomeza uwo muco bagasenga bagakurikiza ibyo basogokuruza bakoraga. Hanyuma mu bironda byawe ndagira ngo utubwire byose ni byiza turabizi turabikurikira turabyumva ariko utubwiremo kimwe muri ibyo bitatu umaze gukora ico uzamumva nawe ukumva uragikunze kurusha ibindi mbese hari ico bumva kumva nyine nawe ukikora ku mutima cyane uducicijeho bukeya. Ico nkunda cyane icyo nkunda ni kitarasohoka ariko ingenge z'ingeri zose nayo ndawukunda ingenge z'ingeri zose bavuga ngo ndazamutse ndatashe nkumbuye iwacu kwivuko ndazamutse ndatashe nkumbuye iwacu kwivuko ndahamagara ingenge z'ingeri zose ndatoye ikigero iwacu havutse ingingo none imaze kuba umugogo ndasaba gusenyera umugozi umwe ko gutera igihugu umugongo bitera umugayo ndavuga kunyagwa ibihogo n'ibigeyo tukicirwa ingimbi tukaba inganzwa tukabura ingaragu zikajana n'umugabane ngo tuzategereze ingemu z'abagira neza tuzaharagwe n'ibiganza bizira izindi ngingo. Aha nuko rero bimeze abakenera kumva bose mwoja kuri YouTube channel yewe nkuko twabivuze yitwa Gaju Divine urebe ukore subscribe kandi like una bisangize n'abandi cyangwa ubyoherereza abandi nabo bategere uyu mwana w'umukobwa uri gutanga message nziza kandi ufite ukizingatiye umuco w'abanyamulenge. Dusoza Divine rero ndagira ngo tubwire kubijanye n'ibihangano byawe ibyo uteganya mu minsi iri imbere ibyo uteganya gukora hanyuma tugane ku musozo w'ikiganiro cyacu. Ibyo nteganya gukora mu biganiro byanjye ni gukomeza bikaguka umusanzu ni gutanga ugakomeza ukaguka ukumvikana intego yo kugira ngo dushaka amahoro iwacu gakomeza kandi twese tuyifatanyijemo niyo plan sindi guplaninga kugira ngo nzabikore njyenyine kuko sinabe kwigezayo n'abandi bose bumva bashoboye baza tugafatanya buri wese uko ashoboye tugashakisha amahoro arambye iwacu ndetse tugakomeza gutera imbaraga n'abasaza bacu bariyo tukabatera imbaraga tukabereka ko turi kumwe nubwo tudashoboye kuzamuka ngo tubane nabo ariko tukabatera imbaraga bakumva ko koko bafite abandi bantu bari inyuma bari kuba babafashe mu mugongo. Urakoze cyane Divine hanyuma nkuko muyibona uyu mwana aracara umwana mutoya n'umwana afunzi ibi zose abikora nyuma y'amasomo cyangwa se nyuma yo kuva ku ishuri birumvikana ko n'ubushobozi bwe ndi buraba bwinshi umuntu yovuga ngo ndahano bwo kuko nyine n'umwana afunzi niho aba afite umwanya munini wotekereza kugica mufasha kugira ngo ibihangano byiwe bizamuke bigere kure cyane yo do contactinga tukamuhuza nawe kugira ngo mumushigikire impano yigere kure. Reka tubishimire mwese badukurikiye twari turi mu kirambi amahoro y'Imana. Nimuze twicare mu kirambi